wa musaraba nashaka kubabwira utari igiti, ni ibyago, ni ingorane, ni amakuba, ariko atari ayariyo yose, ahubwo azanwa nuko wizeye umwami Yesu Kristo. Mana data wa twese, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana yacu bwite, ndagushimye, ngushimiye ko uyu munsi iki gitondo ubyemeye kugira ngo tuganire ijambo ryawe hamwe na bene data. Ndagushimye Mana kuko ariko wabishatse, niko wabiteguye, nanjye ndagushimye. Ndakwinginze rero kugira ngo uyu mwanya ubane nanjye, ubane na bene data, ijambo ryawe rifata umwanya wa mbere mu bugingo bwacu. Urakoze Mana, ndagushimye kuko ijambo mbere yuko rigera ku rurimi rwanjye ngo ndivuge, uba wamenye neza icyifuzo cyo mu mutima. Ngaho rero bana nanjye, umfashe bene data, utugirire neza, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Ndabanza mbibwire, nitwa Bisengimana Theophile, ndi umukristo mu itorero umuriro wa Pentecote mu Rwanda, ku mudugudu w'Ikibagabaga, aho icyicaro gikuru cy'itorero mu Rwanda kiri. Yesu abaho umugisha. Rero nabibwiraga nyine, biragaragara ko abantu benshi nyine batanzi, cyane ko urubuga ruhira abantu benshi, baba bari mu Rwanda, baba bari no hanze yarwo. Nduwo rero ntuye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Bumbogo. Aho niho ntuye muri iyi minsi hamwe n'umuryango wanjye, umudamu n'abana. Yesu abaho umugisha. Ndumva kubibwira bihagije, noneho twakomeza n'ijambo ry'Imana, duhereye ku ndirimbo ya 207 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni indirimbo imfasha ibihe byinshi, no mu iki gitondo niyo yaje mu mutima wanjye, ijyanye n'amagambo Imana yampaye kugira ngo tuzayaganire umunsi nk'uyu. 207 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Nawe wafite igitabo cy'indirimbo wayiririmba, cyane ko n'abenshi bayizi no mu mutwe twajyana. Reka rero turirimbe mu izina rya Yesu. Wabatinyutse ibyago byose, nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa, abanzi be bose ntibamugarura mu nzira y'isemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira y'isemo ijya mu ijuru. Mpamujya undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kuba witeka. Have wabwoba we
nimunyihorere namaramaje pe kujya mu ijuru have wabwobawe nimunyihorere namaramaje pe kujya mu ijuru. Yesu abaha umugisha. Ndumva twaba tugarukiye ngaha mu kuririmba, noneho tukasoma ibyanditswe byera, turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka. Ni ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya 14 umurongo wa 25. Turasoma tugeze ku murongo wa 34. Kadusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo gukurikira Yesu biruhije. Batanze n'undi murongo bihuje muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 37 kugeza ku 38, ariko reka tusoma ahangaha nyine yari reference igufasha kumenya aho wasanga amagambo avuga nk'aya. Turasoma rero uburyo gukurikira Yesu biruhije. Abantu benshi bajyanaga nawe, arahindukira arababwira ati umuntu uza ahondi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Utikorera umusaraba we ngo nkurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza, kugira ngo ahari ataba amaze gushyiraho urufatiro akananirirwa aho atayujuje, maze ababireba bose bagatangira kumuseka batuye yatangiye kubaka inzu ariko ntiyabasha kuyuzuza. Cyangwa se hari umwami wajya kurwana n'undi ntabanze kwicara ngo ajye inama yuko yabasha gutabarana n'ingabo ze inzovu imwe, ngo arwane n'umuteye afite ingabo ze inzovu ebyiri. Bitabaye bityo, wa wundi akiri kure cyane atuma intumwa ze akamubaza icyo yamuhongera ngo babane amahoro. Nuko rero namwe umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Umunyu ni mwiza, ariko umunyu iyo ukayutse uryoshywa n'iki? Nta nubwo ukwiriye umurima habe n'icukiro bapfa kuwujugunya hanze. Ufite amatwi yumva niyumve. Nkuko nari mbabwiye, iyi reference batanze nanone turayireba kugira ngo ubutumwa bwiza tubwumve neza. Matayo igice cya 10, ariko turahera ku murongo wa 34 tugeze ku wa 39, hanyuma tuze kuganira aya magambo. Reka rero naho tuhasome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 10, turahera ku murongo wa 34
tugeze kuwa 39 tugarukiraho. Ho umutwe w'amagambo banditsi ba Bibiliya babonye kukwiranye ni iki gice, banditse ijambo rivuga ngo kwikorera umusaraba. Ni amagambo atangiwe n'utwuguruzo bigaragaza ko uwayavuze nta kintu bamwongereye. Icyo ngicyo sinabura kukibabwira kuko utu tumenyetso two muri Bibiliya dufite icyo dusobanura. Utu twuguruzo rero tuvuga intangiriro y'interuro y'umwami Yesu. Aravuga ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye. Murongo wa 38. Kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Yesu abahe umugisha. Ndumva amagambo Imana yampaye, kandi ntiyayampaye uyu munsi, ahubwo ni amagambo maranye igihe kigeze ku cyumweru ari mu mutima wanjye, numva nta yandi ayasimbura. Ni amagambo rero afite intego mu mutima Imana yampaye, ivuga ngo kwikorera umusaraba wawe ugakurikira umwami Yesu, ukabona kwemererwa kuba umwigishwa we. Hano Matayo baravuga ngo ukemererwa kuba wa Yesu. Yesu abahe umugisha. Ndumva aya magambo rero ariyo tugiye kuganira. Byashoboka ko tugenda tuvuga nandi ari muri Bibiliya uko umwuka wera agenda yaduha, cyane ko umuntu ashobora gutegura kaba yavuga ati ndavuga ibi nibi, ndatanga urugero urunuru, ariko kuko irari ijambo ry'Imana, hari iby'umwuka azana ahubwo ibyo wari watekereje akabikuramo. Kandi niko ijambo ry'Imana rivuga ko abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ari bo bana b'Imana. Yesu abaho umugisha rero. Aya magambo dusomye avuga ku kwikorera umusaraba, ndagira ngo dutekereze. Kwikorera umusaraba, ijambo umusaraba rifite ibisobanuro byinshi. Iyo ugeze ahantu nko mu mujyi runaka, uhasanga ibimenyetso bigenda bigaragaza ahantu hariho, bakavuga bati aha ni kwa muganga. Ngira ngo kwa muganga naho haba akenshi bakunze kugaragarisha ikimenyetso cy'umusaraba. Yewe n'ahantu hari imva ahenshi uhasanga imisaraba. Imisaraba ni myinshi. Kuri iri jambo rijyanye no kwikorera umusaraba, Imana yamfashije ku kigero ishaka kugira ngo numve kwikorera umusaraba icyo ari cyo.
hari abanyamadini benshi mu ngeri zitandukanye ndetse batanasengera ahantu hamwe, ariko usanga hafi ya bose ku kintu cyitwa umusaraba ari ikintu gikomeye, kandi kuko kirakomeye. Hari abawambara ku makoti, agiye mbibona hamwe abantu bahabwa nk'inshingano z'ubupasitori n'ibindi, bakaba umusaraba bakawushyira ku makoti. Ndumva ibyo naragiye mbibona, ntabwo ari bibi. Abandi bawambara mu gatuza, umutima, mu buryo bwo kubafasha bikurikije imyumvire wenda. Umusaraba rero abandi bakawushyira mu mazu yabo, ndetse wenda no mu byumba babamo bakavuga baturaturinda. Umusaraba nyine ufite ibitekerezo byinshi bishingiye kuri wo, ariko ijambo Imana yampaye kuganira namwe ntabwo rivuga umusaraba nk'uwo nguwo, ahubwo uyu musaraba Yesu yabwiye abamukurikiye, niko twasomye hano, ngo abantu benshi bajyanaga nawe. Birumvikana ko mu gihe Yesu yari yatangiye minisiteri yo kubwiriza ubutumwa bwiza, atangiye kwigisha, abantu benshi baramukurikiraga, abantu b'ingeri zitandukanye, aboroheje, abakomeye, ndetse rimwe na rimwe hakaza ngo abantu bageze mu 5,000 habazwe abagabo. Kandi iyo twitegereje mu materaniro menshi yabaho n'ibitaramo, usanga ab'igitsina gore baba benshi, yewe ndetse n'abana. Noneho ibi birere bikatubwira ko habagaho amateraniro afite abantu benshi, ku buryo babaraga abagabo bakagera mu 5,000. Abagore birumvikana ko babaga ari benshi nabo bageze ku umubare cyangwa bawurenzeho, n'abana. Noneho rero iki gihe Yesu yabwirizaga ubutumwa bwiza, abantu benshi ngo baramukurikira. Aho bari bageze ntabwo Bibiliya ihadusobanuriye, ahubwo ngo yarahindukiye areba abamuri inyuma. Biragaragara ko hariho n'abari bamugose, ariko asa naho yabaga ari imbere kugira ngo bamukurikire, ko niwe wabaga azi aho wenda ari bwicare, abantu nabo bakicara. Ngo arahindukira arababwira ngo umuntu uza ahondi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Iri jambo rirakomeye. Yesu mwigisha w'umuhanga yigishije ibintu bikomeye. Ngira ngo ku cyumweru abagize umugisha wo gukurikira ijambo ry'Imana twabwirijwe na Pasitoro Pascal, ndumva ari we yatuganirije, avuga iby'ubuntu bw'Imana butwigisha ibintu bitandukanye, kubaha Imana n'ibindi yarabivuze. Yavuze ibijyaniranye no kwigisha. Yesu rero nawe aravuga ngo umuntu wemerewe kuba umwigishwa we uraza aho ari. Birashoboka ko yabwiye abo ngabo, ariko ni amagambo y'ibihe byose n'iki gihe turimo, kuko ubu Yesu tumwizera ari mu ijuru, ntabwo ari mu buryo bugaragara. Ukubona umuntu agenda akavuga ati munkurikire mukagenda munyura aho anyuze, ahubwo ari mu ijuru, tumukurikira mu buryo bw'umwuka. Arababwira rero ati umuntu uza ahondi, mwabo bari bamukurikiye abo bantu benshi, arababwira ati umuntu uza ahondi ntiyange se na nyina. Yabanje guhera kuri abo babyeyi, kuko mu mibereho y'umuntu iyo avubutse
abantu ba mbere bamuha urukundo yagize umugisha wo kubabona ko hari ingorane zishobora kubaho, umwana akavuka ariko ntabe yamenye ababyeyi be. Ibyo nabyo ni ibibazo bijye biba ku isi, ariko mu buryo busanzwe iyo umuntu avutse ababyeyi be nibabona, ndetse ahera kuri nyina, birumvikana na se iyo ahari. Aravuga rero ngo umuntu naza aho ndi ntiyange se na nyina n'umugore we, birumvikana yuko niba bavuze ngo n'umugore we, ubwo ni umugabo ubwirwa, ari umugore bavuga ngo n'umugabo we. Noneho inyuma yabo babyeyi byumvikana yuko ari uwo washatse cyangwa se uwagushatse. Noneho hakaza bene se. Bibiliya ntabwo ikunda kuvuga ijambo bene nyina, akenshi ikunda kuvuga bene se, ariko ni tuvuga bene se wumve bene nyina cyangwa se bene se. Noneho ngo nabashiki be, none ibyo byose bikasozwa n'ijambo rivuga ngo n'ubugingo bwe, ubwo niwe ku giti cye. Mu yandi magambo wavuga amagara ye. Ngo uwo muntu utabasha kwanga ibyo ngibyo ntabwo ashobora kuba umwigishwa wa Yesu. Aravuga ngo utikorera umusaraba we ngo ankurikire. Aya magambo ndayahuza nariya tusomye kuko birahura. Havuga ngo kwikorera umusaraba. Ahangaha aba banditse Bibiliya bavuze ngo uburyo gukurikira Yesu biruhije, ubwo ni muri Luka. Ariko hano muri Matayo twabonye ngo kwikorera umusaraba. Haleluya. Ni ijambo rikaze. Ndabizi ko iri jambo mvuze ngo haleluya rivuga ngo Imana ishimwe, ariko twebwe no mu bikaze turavuga ngo Imana ishimwe. Aravuga ngo utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Hariya muri Matayo ho Yesu yavuze ngo ntashobora kuba uwanjye. Byumvikana yuko umuntu utujuje ibi ngibi ntabwo ari uwa Yesu, kuko hari ibintu biba bigaragara. Ushobora kuvuga umuntu yagira umugisha wo kubyumva akabyumva. Hariho abantu batari aba Yesu. Usibye n'iri jambo rivuga kuba umwigishwa wanjye, noneho iri ni rimwe kuba umwigishwa. Noneho Matayo we aravuga ati uwo ntashobora kuba uwanjye uko Yesu yavuze. Aya magambo ajyaniranye no kwikorera umusaraba, biragaragara yuko uyu musaraba atari igiti. Iki ngiki umuntu ashobora gushaka uduti tubiri akadukora muri cya kimenyetso cyo guteranya. Hariho n'abandi bavuga yuko ari icyo gukuba. Hari impaka zijya zibaho zidafite icyo zimaze, kuko hari abigisha bamwe bavuga bati umusaraba Yesu yabambweho ntabwo umeze kuriya wawushushanya. Ibyo birabareba, bavuga bati ni igiti kimwe gihagaze, bati kiriya gitambitsemo ntabwo ari byo. Ibyo ni akazi kabo. Ariko ndashaka kubabwira intego yanjye ntabwo ari umusaraba wa Yesu ndimo kuvugaho, ahubwo ni umusaraba wawe. Imana itugirire neza. Hano iri jambo jyewe Imana yampaye kurisobanukirwa. Iyo umuntu abaye mu byaha mu gihe runaka, noneho igihe kikagera akumva ijwi rya Yesu rikomanga ku mutima, nk'uko umwigisha yabitwigishije ku cyumweru gishize, iryo jwi akaryumva rimubwira ngo fungura nze dusangire, ukaryemera ugafungura. Mu yandi magambo ukimuka ukava mu mubare w'abanyabyaha. Nituvuga abanyabyaha wavuga uti se utari umunyabyaha ninde, utagira icyaha ninde? Ariko abanyabyaha barimo ibice bibiri.
impamvu nuko ijambo ry'Imana tubwira yuko umuntu wese wakwihamya yuko nta cyaha akora yaba wabaye umunyabinyoma. Aya magambo ni Yohana wayanditse mu ziriya nzandiko eshatu yanditse, ziriya zegereye ibyahishuwe, bigaragara ngo ibyaha bivugwa aha ngaha. Nashatse kuvuga abanyabyaha bo mu buryo bubiri. Hari abanyabyaha b'imbata za Satani ziri aho ngaho zitarakira umwami Yesu. Ndashaka kuvuga rero bene uwo munyabyaha iyo bivuyemo akimara gukingurira umwami Yesu akava muri ibyo byaha akemerera Yesu, akemera kuba uwa Yesu cyangwa umwigishwa we, ako kanya akimara gufungura umusaraba uhita wirema we, umusaraba we bwite. Ndagira ngo iri jambo uryumve kubera yuko Imana ni umukozi w'umuhanga kandi zikwigisha. Iyo ufashe umwanya ugasenga Imana, ukayiha umutima wawe, ugakuraho ibijyaniranye n'ubwenge bwa kamere, ubu ngubu abantu bashobora kwihimbira cyangwa bakabuhimbirwa n'abandi muri za filozofi n'ubundi bwenge butandukanye, si uko ari bibi, ariko ntabwo Imana yashimye gukirisha abayubaha ubwenge bwa kamere abantu bigishwa mu mashuri. Ahubwo ijambo ry'Imana Paulo yanditse yaravuze ngo Imana yashimye gukirisha abantu bayo ubupfu bw'ibibwirizwa. Ndagira ngo iri jambo uryumve. Iyo umuntu rero yemeye agaca bugufi, Imana iramwigisha. Uyu musaraba, iyo umuntu atarakira umwami Yesu, atarafungura, ntubuhari, kuko nyine ntaratangira gukurikira umwami Yesu. Ariko ugitera intambwe ugasanga Yesu, ugafungura umutima akinjira muri wowe, ako kanya umusaraba wawe uhita ukorwa n'ibintu biri automatique. Yesu rero avuga ngo umuntu utikorera umusaraba we ngo ankurikire, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Twasomye hariya muri Matayo havuga ngo mwitekereza ko nazanye amahoro mu isi. Yesu ni umwami w'amahoro. Niko ubuhanuzi bwa Yesaya mu myaka myinshi mbere yuko Yesu aza mu isi bwabigaragaje ko azaza ari umwami w'amahoro, kandi koko ni umwami w'amahoro. Haleluya, ni umwami w'amahoro. Arayatanga kuba mwakiriye, kuba mufite, nta kintu na kimwe kijya kibabuza amahoro. Twaririmbye indirimbo ya 207 ivuga ngo waba atinyutse ibyago byose unaza kurikira umwami Yesu, ngo nta cyamurekesha iyo migambi yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Haleluya, Imana ishimwe. Icyo Yesu yaravuze ngo ntabwo nazanye amahoro mu isi. Iryo jambo ryumve, ntabwo Yesu yazanye amahoro mu isi. Ni ukuvuga ngo amahoro yo mu isi niba nabaho, afite abayashaka abandi bakagira n'ubwo babo n'uburyo bayashakamo. Hariho n'imvugo ivuga yuko ushaka amahoro ategura intambara. Ubwo rero Yesu amahoro yazanye ntabwo ari ayo mu isi, cyane ko iri jambo turiho tuganira rivuga yuko umuntu ushaka gukurikira Yesu, ushaka kuba uwe, yikorera umusaraba. Wa musaraba nashaka kubabwira utari igiti, ni ibyago, ni ingorane, ni amakuba, ariko atari ayo ariyo yose, ahubwo azanwa
nuko wizeye umwami Yesu Kristo. Iri jambo ryumve, ibyago, amakuba, ingorane, ibibazo biremereye bizanwa nuko umuntu yizeye umwami Yesu. Ntabwo ari ukumwemera, ni ukumwizera. Noneho rero uwo muntu abavuyemo baba bafite umwami wabo ari we Satani. Ntabwo rero bakwemera kupfa kubacika ngo ugende, keretse ugarutse muri bo nibwo ushobora kubona amahoro yo mu isi abandi bose bashaka. Iri jambo rivuga ngo umuntu yakizera umwami Yesu akihana ibyaha bye, akizera Yesu, ako kanya umusaraba urirema. Kandi uwo musaraba ugenda uremera uko umuntu yegera imbere. Ni ukuvuga ngo niba ukijijwe wari umwe, nibwo ugitera intambwe. Uko ugenda imbere niko ugenda urushaho, inzira igenda ifungana, niko n'umwami Yesu yavuze. Wa musaraba ukaremera. Ntabwo ngambiriye kugukura umutima, ariko ndashaka kukubwira amagambo Yesu ubwe yivugiye. Noneho tudatinze, uyu musaraba uzanwa nuko wizeye Yesu, kuko murabizi neza ko mu butumwa bwiza Yohana yanditse, Yesu ngo yabwiye abayuda bamwemeye, arababwira ngo muzabaturwa, ukuri kuzababatura, amagambo yanjye naguma muri mwe, muzabigishwa banjye nyakuri. Byumvikana yuko hari abigishwa batari nyakuri, bari nyine igihe kigera bakabivamo, bakavuga bati twebwe aya masomo turumva agoranye, arananiranye, ntitwayashobora. Buriya ijyaniranye no kwiga ni ibintu bitoroshye. Kwiga ntabwo ari ibintu byoroshye, ngira ngo wenda bagiye biga barabizi. Rimwe na rimwe usibye wenda ikoranabuhanga, ariko ngira ngo naryo ntiryoroshye ibintu. Ariko ntekereza ko wenda twiga mu mashuri matoya habaga ibintu byitwa calcul mental, kubara mu mutwe. Nabonaga iteka umwarimu ugiye giye kwigisha imibare abanza icyo kintu, kandi kigatuma abantu bafunguka cyane. Abamenye imibare nyine bakayimenya, n'abadafite impano zayo bakamenya ibindi, kuko si ngombwa abantu bose bamenye imibare. Noneho rero kwiga biragorana, biravuna. Wasangaga bavuze ikintu kirekire, ubwo bisaba gukurikira, bagenda bavuga uteranya mu mutwe, batigabanya kangahe, kuba uteranya, barangiza bakavuga bati ufite igisubizo ninde, bagashyira hejuru, haba hari ibigenderwaho, umuntu akaba arabitsinze, yagira umugisha akaba arabibonye. Ariko si iyo mibare gusa, n'ibindi byose. Noneho nabibonye mu mashuri yisumbuye, abajya bagiyeyo cyangwa abandi barabyumva, aho umuntu avuga ati nko mu myaka ya mbere, aho birukanaga ku buryo bukomeye abantu batatsinze, wasangaga umuntu avuga ati isambu iwacu barayigurishije, yewe inka barayigurishije, nibanyirukana bizagenda biti. Umuntu akarara adasinziriye yiga, abandi bagashyira amaguru mu mazi, abandi bakabyuka nijoro. Rimwe na rimwe, cyane cyane nko mu mashuri matoya, ndavuga nk'aya segonderi wenda, kuko niho haba controle zikomeye cyane kugira ngo n'umwana ataba yarabaye indangare, noneho agashaka kubyigira rimwe agapanika, ubwo akaba ashobora no kugira ikibazo. Hakabaho n'abashinzwe discipline kugira ngo barebe abarara bataryamye, bigatuma bamwe bashaka n'udutoroshi bakarebera mu birangiti cyangwa mu mashuka, ku mpamvu zo kugira ngo adatsindwa. Abandi bakajya no mu matoilette bakajya kwigiramo, abandi bakagura amatoroshe kugira ngo batirukanwa. Byumvikana ko kwiga nabyo ntibyoroshye. Noneho hari abigishwa rero biga, bagira bati no birakomeye, ahubwo turananiwe turigendeye. Kuko n'ayo mashuri mbabwira
hari uwavuga ati singiye kuzata umutwe ndigende nzajya mu bucuruzi nzajya no mu bindi kwiga hari abantu binanira nyine bakagenda. Umwigishwa rero mwiza nyakuri noguma mu ijambo niko Yesu yabwiye abayuda ngo bamwemeye ariko bari bataramwizera. Iyo umaze kumwizera rero ndetse n'icyatumaga bamwe batinya kumwizera nuko byazanaga kaga. Icyambere akavuga ati uriya muntu utazwi inyigisho ze zinzaduka uramukurikira. Hari aho nasomye muri Bibiliya ngo umuntu mwabwiye abandi atariko haba mu bafarisayo mu banditsi mu bantu bakomeye hari uwo mwabonye ukurikira uriya mugabo. Bigaragara yuko gukurikira Yesu muri gihe kiriya gihe bamwe birukanwaga mu masinagogi mu nsengero zabo. Noneho rero abo bayuda bamwemeye ngo yarabwiye ati nimunyizera rero aha ni ipfundo riri nababwiye ngo umusaraba uzanwa nuko umuntu icyambere kuko arabanza akemera kuko ntabwo wakwizera utabanje kwemera. Ni intambwe habanza kwemera ariko wamara kwemera iyo wemeye ntabwo uba winjiye nyine ubirebera aho ngaho ariko kwizera ni ukwinjira. Urugamba barutangiye rero ni ukuvuga ngo uyu musaraba uzanwa nuko wizeye Yesu. Niwe Yesu yavuze ngo utemera kuwikorera iminsi yose uwo nguwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Matayo we kuko nawe Matayo we yari umwigishwa wa Yesu Kristo kuko turabizi neza yuko niwe Bibiliya ivuga ko yitwaga Lewi wari umukoresha w'ikoro. Uyu nguyu ngo Yesu yamusanze ahantu yakoreshaga ikoro. Birumvikana yuko yarahawe ubwo ako kazi na leta y'Abaroma kuko mu gihe cya Yesu hari mu gihe cy'ubwami bw'abami bw'Iroma. Uyu Matayo rero yari yarahawe akazi n'Abaroma ariko kuko Yesu atoranya uko ashatse. Haleluya. Yaguhamagaye ntushobora kwanga ntibishoboka. Yagushatse ntabwo wamunanira ntabwo byashoboka. Noneho uyu Lewi niwe Matayo we iki kiganiro Yesu yavuze yarakiyumviye aravuga ngo umuntu utanga se ngo yange nyina yange uwo yashakanye nawe yange abo bavukana yange abana be noneho yiyange nawe ubwe ngo ntashobora kuba uwanjye. Ntabwo Yesu yaduhaye ubutumwa bwo kugira abantu twanga. Hari imvugo igaragara ngaha muri Bibiliya ariko utayisoma neza ukaba ushobora no kuyoboka watekereza ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana kuko nubwo buriganya buriho aho abantu bamwe bavuga bati Bibiliya ntabwo twemera ko ari ijambo ry'Imana ndetse bakagira naho banabishingira ndetse bakumvwa cyane bakanakurikiranwa ku ma video yabo bavuga bakagira n'abayoboke benshi. Ijambo nshaka kuvuga nuko Yesu icyo yavuze ngo umuntu natanga abo babyeyi bi ngo yange nabo bose twarondoye adashobora kuba uwa Yesu. Impamvu muri wa musaraba twavuze niba ababyeyi bawe bafite akabari n'urugero ukaba ugacuruzamo kandi ari nawe uzi guhamagara abakiriya ukaba ukijijwe ukava nk'ibyo bisindisha, ababyeyi bawe bazakubwira bati minervari twagutangiraga niho ziva, umunani twari kuzaguha niho ushingiye, none rero ubwo byanze ubwo uzimenye. Urwo n'urugero. Ubwo no kuvuga ngo umubyeyi wawe wanze ibyo akunda, mu yandi magambo se none ntavuga ku mwanzi. Hamya turabufite bw'abantu benshi bagiye birukanwa mu miryango y'iwabo, twagiye tubwumva
ndetse abandi bamwe muri twe byagiye bibabaho. Noneho uwo ni umubyeyi, abo mwashakanye ushobora kuba wacuruzaga itabi n'urugero, wenda sinibanze ku bacuruzi gusa, ariko reka dufate urwo rugero. Niba wari ufite uruganda rw'itabi, sinizera ko umukirisitu yagira uruganda rw'itabi, ntabwo byabaho, ntabwo byashoboka. Ni ikiyobyabwenge cyangwa se n'ibindi bibi. Niba wakoraga ibyo bintu, uwo mwashakanye akaba abeshejweho n'ayo mafaranga aturuka mu ibyo, niwizera Yesu azagutegeka kubireka. Uratekereza ko uwo muntu mwashakanye uzamubwira ko ibyo bintu ugiye kubivamo se mukabana amahoro? Hari ababyeyi benshi bagiye bakubitwa inkoni, abandi bakirukanwa mu ngo. Hari abagabo benshi bagiye bakubitwa n'abagore babo. Ntabwo ari igitangaza, umuntu iyo n'ingero nazifite, si wenda singomba kuzivuga, ariko ndabizi. Hari umupasiteri umwe nzi byabayeho, rero si umwe barenze umwe. Yasenga Imana, asenze umugore akamukubita, tiwinsakuriza. Ntabwo ari kurebera ahangaha, si ngombwa kumuvuga, hamukubita. Hari n'ubwo ngo yamuzingazinze mu yari yiyoroshe, aramuhuanura amukubita hasi. N'ubu arahari muri Kigali. Ibyo byose ni ibigaragaza yuko n'uwo mwashakanye umusaraba utewe nuko wizeye Yesu uratuma haremwa ubwanzi hagati yawe nawe. Ariko mu by'ukuri si we wanga, ahubwo ni umwami we umuyobora muhanganye, niho ubwanzi bushingiye. Aravuga ngo utikorera umusaraba wawe ngo nkurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Aravuga ngo ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'imiya azayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza, kugira ngo ahari ataba amaze gushyiraho urufatiro akananirirwaho atayujuje, maze ababireba bose bagatangira kumuseka batuye yatangiye kubaka inzu ariko ntiyabasha kuyuzuza. Ndashaka kubabwira iri jambo, gukurikira Yesu ntabwo ari ibintu upfa kwiterera mu kubonye. Hari umugabo umwe witwa Nyamugirya Nino, ngo yarabyumvise abonye mu Kristo yagiye, agenda mukurikiye ari kumwe n'undi muturanyi wabo mudakurwa ku ijambo, ngo aragenda bakurikiye mu Kristo ngo bamugarure, ariko bamushyikiriye ari hafi kugera mu kibaya, yararangije imisozi wenda yaraturutse musinzi aho yaratuye, ngo bamubwiye bati tuje kukugarura. Arabwira ati ntishoka, sinshobora kugaruka. Ati arabasobanurira impamvu z'urugendo rwe. Ngo Nyamugirya Nino abyumvise aravuga ati ariko abwira mudakurwa ku ijambo ati ariko ndumva uyu mukristo ibyo atubwira, uyu mugabo ibyo avuga ari byo. Ubundi mbere ngo yitwaga umukristo, ngo yitwaga Sinagira ubuntu, mbere ngo niko yitwaga, ariko amazina yaza kuba umukristo nyine. Noneho ngo Nyamugirya Nino abwira mudakurwa ku ijambo bazanye ati ndumva ibyo uyu mugabo avuga ari byiza, ati ahubwo wajyana nawe. Mudakurwa ku ijambo ngo ararakara cyane, aravuga ati niba uyobejwe nawe ubwo nuko mbasige mwese nigendere. Ngo arigendera. Nyamugirya Nino rero ngo abwira mukristo ati ubwo dusigaranye turi babiri, ndagira ngo noneho umbwire bya byiza uvuga ukurikiye nibiye. Ngo mukristo atangira kubimubwira, aramubwira ati hari amazu adasazishwa n'ubukuru. Aramubwira ati hari amakamba tuzahabwa. Haleluya. Ayo makamba wayagereranya n'amapeti ya gisirikare, iyo umuntu yabaye intwari barayamuha. Ngo amusobanurire ibintu byinshi, aramubwira ati nta rupfu rubayo, nta byago, nta ndwara, nta gusuhuza umutima. Ngo Nyamugirya Nino aravuga ati mbega ibintu byiza, ati ahubwo ndumva twakwiruka cyane kugira ngo tubigereho vuba.
Mukristo ngo aramubwira ati ntabwo kwiruka nabishobora, ntabwo nabishobora kuko ndacyafite umutwaro nikoreye ntaraturwa. Ubwo rero reka ngende mbikubwira. Icyo nshatse kuvuga, amaherezo ngo mu kanya gato yageze mu isayo gahinda gasaze, yisayura asubira mu gihugu cy'iwabo. Noneho ntabwo rero gukurikira Yesu ari ibintu ushobora kuvuga ngo nguzi ko bya bintu mbona ari byiza, ngo bya bintu ngo nguzi ko biryoshye. Wabireba rimwe na rimwe uti ndabona abantu bambaye n'amakoti n'amakaravati, bitwa ba pasteri, pasta, ibintu byiza ndabona biryoshye, reka nanjye ngemo. Ntabwo ari uko bimeze. Yesu arababwira ngo ninde muri mwe yashatse kuvuga ko ari imibare. Ntabwo nshaka kuvuga imibare yo mu mashuri itesha abantu umutwe, ndashaka kuvuga yuko ari ibintu utekereza ukabuzi neza n'ingaruka zirimo. Rimwe abantu batekereza ko ari ugutera ubwoba, ariko sibwo, kuko natwe ibi bintu tubirimo tubizi neza uko bimeze. Ntabwo ari imikino, ntabwo ari ibintu byo gukina. Noneho arabwira ngo ninde wawe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende, kandi umuntu yavuga nka etaje ya nivo runaka. Noneho ntabanze kubara impiya zizayubaka. Impiya ni ubwoko bw'amafaranga yabagaho kera, ubu ngubu hariyo amafaranga. Ngo amenye izizayuzuza, ngo harataba amaze gushyiraho urufatiro, wenda amaze no kugeza hejuru ugasanga yaramunaniye, ngo bamuseka. Ni nako bimeze. Yesu yahindukiye abwira abo bantu bamukurikira ati ndabona muri benshi, ndabona muza muri benshi, ariko ndagira ngo mbabwire yuko umuntu tanga se. Ese umuntu arakomeye, ntugire ngo ni ibintu byoroshye. Nyina aho bikaba akarusho. Iyo mufite nyine igize amahirwe, tamufite nyine arihangana, ngo niko byagenze. Ntugire ngo ni ibintu byoroshye, ntugire ngo uwo muntu mwashakanye ni ibintu bikaze. Usenga agacura inoni, wavuga uti mwami Yesu akaguhema, mubana mu nzu nta hantu uri bujye, none ko ijambo ry'Imana ritemera kwahukana, wabigenza ute? N'umusaraba aravuga ngo noneho n'abavandimwe bawe, ariko nayo nsimbutse ngiye ku bavandimwe nsize abana. Yabigeze ku bana aho birakomera. Abantu benshi bakora ibyaha kubera abana babo. Yabona umwana yarembye kwa muganga, indwara bayibuze, akavuga ati rero bandangiye umuvuzi, abapfumu nabo basigaye bitwa abavuzi, akavuga ati ngiyeyo aho kugira ngo umwana wanjye nshike. Ugira ngo ni ibintu byoroshye. Abantu benshi barahemuka kubera abana. Noneho aravuga ati rero uko umuntu atapfa kwihura ngo agiye kubaka etaje ngo abizindukane mu gitondo, wenda ufite nka miliyoni nk'eshanu mu mufuka, usanga utanazimenyereye, hari aho baziguhaye, uca ahangaha za Nyarutarama cyangwa n'ahandi za Kiyovu zo mu bakire, ko numva ngo hari iz'abakire n'iz'abakene simbizi neza, ngo uvuga uti ubu nayo ngiye kubaka etaje. Etaje, inzu y'amatafari ndende, n'ukubara hari abo zinanira, ugasanga zafuritse, zaje nk'urubobi, ibintu byarabananiye, agatangira nyine gushaka uwamuha make, ari ndetse na munsi yayo yari yabonye akayemeza akabihomba kuko atakoze imibare neza. Yesu aravuga ngo ubu umuntu ushaka kubaka iyo nzu utakwicara ngo abare amafaranga azayuzuza, imyenda ndarireka ijambo kuko ntiturimenyereye, ariko ni amafaranga, ngo ataba amaze kugira ibyo akora n'amafaranga yamaze kuyashora, ndetse ari nk'akabura nayo guhemba abakozi bamwubakiye. Aravuga ngo umuntu rero agomba kwicara agakora imibare. Aravuga ngo cyangwa se hari umwami wajya kurwana n'undi, ntabanze kwicara ngo ajye inama,
ubwo yajya inama nyine nabo bafatanya bagaba b'ingabo n'abandi ngo amenye yuko yabasha gutabarana n'ingabo inzovu imwe. Iri jambo inzovu wenda hari abatabimenyereye. Ingabo inzovu ni ukuvuga ingabo 10,000. Hari amagambo yo muri Bibiliya zicyandikwa byawe ngo kugira ngo bayakomeze, usije ko Bibiliya zigere zinabisobanura kandi n'abantu bagenda bunguka ubwenge bwo mu byanditswe. Aravuga ngo hari umuntu waba ufite ingabo 10,000 zonyine, akumva yatewe n'undi ufite ingabo inzovu 2,000. Ubwo ni ukuvuga ngo ni 20,000. Ngo bitabaye bityo ngo abanze kwicara ajya inama n'icyo ari bukore. Ngo wa wundi akiri kure, wa wundi umuteye akiri kure cyane, uwo nguwo utewe atumwa intumwa ze akamubaza icyo yamuhongera ngo babane amahoro. Ibi birashaka kuvuga iki? Birashaka kuvuga yuko twebwe turwana n'ibintu byinshi cyane. Ngaragu w'Imana Paulo yarabyanditse ahishuriwe n'umwuka w'Imana, aravuga ngo ibisigaye ni mu Efeso igice cya 6 niko mbitekereza, ngo ibisigaye ngo mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, ngo kuko tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso nk'ibyo twe dufite, ngo ahubwo dukirana ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ngo n'abatware ndetse ngo n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima. Ugira ngo ntabwo ari inzovu nyinshi, ugira ngo biroroshye, ariko gukomera mu mbaraga z'umwami ni ukuba waramwizeye mu buryo bwuzuye 100%, bitari igice. Aravuga ngo uwo muntu rero mu gihe asanze ingabo ze zitari bushobora guhangara kurwana nizo zindi zimuteye, ngo yatuma intumwa hakiri kare ikajya gusanganira abo baje bamuteye, akababwira ati murifuza ko nkora iki kugira ngo tubane amahoro. Aravuga ngo nuko rero namwe umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Noneho twasomye hariya avuga ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Ayo magambo twayavuze ngo sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Ugira ngo ni ibintu byoroshye. Aravuga ngo kuko naje gutanya umwana na se. Ibi ngibi iyo tubivugaho abantu bamwe bagira ngo ni ibintu by'imikino, ariko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Abantu bagiye batandukana na base, bamwe bakavuga ko tuzabaha n'Iminani kandi umuntu wese abarwaniza ati nanjye nzagira icyo nkura kuri data, cyane iyo afite amasambu nka mu byaro aho nzubaka, ayo afite amazu nanjye zampaho n'ibiki. Ariko iyo wizeye Yesu nuko bigenda nyine. Ngo naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, abanzi b'umuntu bazabaho mu rugo rwe. Erega ibi umuntu yabivugaho ibintu byinshi. Kwizera Yesu cyangwa se kubaha Imana, niko twiza amagambo y'Imana ku cyumweru gishize, ku buntu bw'Imana, ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kubaha Imana. Kubaha Imana rero ntugire ngo ni ibintu by'iminyenga nk'uko abantu bafata za Bibiliya akagenda mu mayira bitwa abakozi b'Imana n'amatitire yandi atandukanye. Aho byanze ari mu musaraba. Noneho aravuga ngo abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwe, ngo ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntabakwiriye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntabakwiriye kuba uwanjye. Ngo kandi utikorera umusaraba we ngo nkurikire. Akwikorera umusaraba we yarangiza akamukurikira. Yesu zaho yanyuze. Erega Yesu aho yanyuze murahazi, murabiyoba wese. Iyo bibaye ku minsi ya Noheli ntimuzi
uko bigenda aho yaciye umwari Mariya woroheje ugasanga mu gihe cye ntihari abakobwa wavuga ko hari abo mu miryango ikomeye bameze neza yari kunyuraho. Muri ya minsi mikuru rero abantu hari iki bita ngo ni arbre de Noël, abantu batatse iki imiti yo bakabigura. Ugereza ngo Yesu niko byari bimeze kuriya ko hari mu mwijima kure aho yanyuze. Yesu avuga umuntu yikorera umusaraba we yaragize akankurikira. Yesu we yanyuze. Hari igihe tubibwira abantu gatanga ngo Yesu ngo ni Yesu. None umwigishwa se yaruta umwigisha we. Wabwira abantu uti ngibi ngo nugukabye cyane. Yesu we yanyuze rero harakomeye. Ni ibyago byinshi, ni amakuba menshi ndetse no mu rupfu. Uko kubaha Imana rero gushobora kuzana ibibazo bitandukanye. Dufite ingero nyinshi. Hari mwene data, ndamwita mwene data, ko tugira ngo ijuru tuzabonana. Haleluya. Tugira ngo ijuru tuzababona. Hari mwene data witwa Yosefu. Kubaha Imana. Erega nubwo tuvuze umusaraba ubu ngubu, ariko umusaraba ni uwa kera. Ni uwa kera ku bantu bose bemeye kubaha Imana. Uyu Yosefu yubashye Imana. Kubaha Imana. Imana iramwigisha rero. Kuko Yesu yahozeho n'umwigisha w'umuhanga, n'umukozi w'umuhanga. Yaramwigishije rero. Kuko Yosefu yari yemeye kwikorera umusaraba. Nawe. Noneho ageze kwa Potifari. Aho batamureba. Ari akunzwe. Umuntu wari uvuye mu bucakara yahawe umudendezo, yagizwe umukoresha kapita chef w'abandi, ndetse na nyirabuja yaramukunze. Yaramukunze ngo yaramuwengutswe kuko ngo yari umusare w'uburanga. Noneho ngo aramubwira ati rero Yosefu, ndashaka ko abantu bose bagenda icyo nshaka kunkorera. Murabizi ko byagenze, ariko Yosefu yubaha Imana. Musaraba arawikorera. Kubaha Imana arawikorera kugeza ubwo Yosefu yanze gukora ibyaha byo gusambana, arabesherwa. Ntugira ngo shebuja ntiyamukubise, yaramukubise inkoni nyinshi, yaramukubise. Arangije aravuga ati rero gukubita nkakwica ntacyo bimaze, ahubwo kugenda ufungwe. Yinjira muri gereza. Uko nukubaha Imana niko kwikorera umusaraba, ko kwizera Imana. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko umuntu wa Imana akwiye kwizera kwiriho kandi igororera abayishaka. Uyu ntabwo twamuvugaho byinshi, ariko nawe ngewe nabonye yarikoreye umusaraba kandi awugeza ku ndunduro. Noneho hari abakozi b'Imana benshi. Hari Basaduraka, Meshake, Abedenego. Abangaba mu itanura ry'umuriro basanzemo Yesu kuko bari barawikoreye nabo. Ntugira ngo ndabivanze. Buriya Yesu yahozeho, ahubwo yaje agaragaye nk'umuntu amaze guca muri Mariya, atwereka aho tuzanyura tumukurikira. Basaduraka na Meshake na Abedenego kubaha Imana kwabashize mu kaga. Bajya mu itanura ry'umuriro. Y'abantu babivuga, abantu babirengaho birukanka. Ugira se ngo Imana yera babwiye ngo nimugera mu muriro ngo ndabakiza. Babwiye ngo iki umwami Nebukadinezari. Baramubwiye bati twebwe Imana dukorera. Haleluya. Naho yadukiza cyangwa ntidukize, dushobora gupfukama ngo twubarire igishushanyo wakoze. Abangaba ni urugero. Noneho hari abandi tugenda twihuta kubw'umwanya dufite. Hari Yohana Umubatiza. Uyu wayizeye Yesu, ariko nawe yamwizeye ahubwo mbere yo kumumenya. Kuko niko mibona
kuko Yohana yagize umugisha wo kwigishwa n'Imana abatiza Yesu mu ruzi Yorodani, arangije akomeza umurimo wo kubwiriza abantu kureka ibyaha bakizera ubutumwa bwiza kuko yari integuza ya Yesu Kristo. Arangije arababwiriza umurimo wawe urangije ajya mu nzu y'imbohe. Uzi icyo yarazize? Nuko yarabwiye umuntu w'umusambanyi ko gusambana ari icyaha. None abo bantu umuntu arareba abantu basambanya akabyirengagiza agahuma nkaho atabibona, ahubwo akababwira ko ari abana b'Imana, ko bararirimba ibisirimba bakabyina ngo bazajya mu ijuru, yarangiza akitwa umukozi w'Imana. Ibyo nta muntu wabitindaho. Noneho rero uyu Yohana yarabwiye umwami Herodi, aramubwira ati ntukwiye gusambana na mukamwene so, kuko ubundi umuntu yaremewe umugore umwe, ubundi ubutumwa bwiza ntibuhinduka. Yesu Kristo ko ari kera n'uyu munsi ni kwari. Noneho rero abwira uwo mwami Herode mu gihe cya Yohana nyine, Yesu kandi yarariho, ariko ministeri itaratangira neza, ahubwo Yohana yiri kurangira. Yohana aramubwira ati rero ibi ni ubusambanyi. Abyise ngo ni ubusambanyi. Herode biramurakaza, ariko aravuga ati Yohana ni umuhanuzi ukomeye cyane, ntabwo napfa kumwica kuko n'abantu baramwemera. Kandi nawe yaramwemeraga nubwo yabonaga ibyaha bimutsinda, gusa mushyira mu nzu y'imbohe. Ariko ngo wa mugore wa wundi uwo nguwo umwami asambana nawe ngo ikizikaze. Noneho igihe kigeze rero, Yohana uburoko buramurya, bumuriye cyane, atuma kuri Yesu aramubwira ati ni wowe ukwiye kuza ukaturenganura cyangwa dutegereze undi. Ngo intumwa Yesu arazibwira ati mwe mwicaye aho ngaho, igisubizo murakibona kimumushyira. Ngo aho muri impumyi, akiza ibirema, akiza abarwayi benshi, akorera ibintu byose biri mu buhanuzi ba Yesaya na ba Yeremiya n'abandi bahanuzi benshi bavuze. Arangije abwiriza intumwa zari zicaye zitegereza ijambo ari buze kuzibwira, avuga ati rero ngira ngo ibyakozwe byose mwabibonye, mugende mubwire ko ari ngewe. Bibiliya ivuga ibintu bike, ariko buriya yaramubwiye ati ni ngewe, ariko si umutwe wawe barawukuraho, ntabwo ndi bukuvanemo, ariko ni ngewe. So ugira ngo ni ibintu byoroshye. Ntabwo kwizera Yesu ari ibintu utekereza ko bizajya bigenda uko ushaka. Noneho uyu ni umwe nawe mu bantu bizeye bibazanira akaga. Hari abandi benshi. Yohana arangije urugendo rwe, Yesu wenyine ibyamubayeho murabizi, uburyo yatwikoreye umusaraba usumba iyindi, umusaraba uhesha agakiza. Aleluya. Noneho nyuma yo kujya mu ijuru hari abandi byaturenga. Ni kuwandikiye Abaheburayo yavuze, hari intumwa, hari ubwo ngo bazikubise ngo ziva mu bantu, ngo zinejejwe nuko zikubiswe zigakorwa n'isoni mu bantu. Ubundi se ugira ngo bagukubitiye mu bantu wari nka pasitoro n'urugero, aho gukubitira mu nka Kimironko hariya, hariho uwavuga ati bazana imodoka bahita bantwara hatagira umuntu mba n'abangaraguye hasi. Ariko nasomye ijambo ry'Imana rinyereka ukuntu ngo Petero na Yohana n'abandi ngo babakubise mu byakozwe n'umwe niho biri, ngo barangije ngo barabarekura, ngo barababonye ngo yuko ngo arabaswa ngo batanigishijwe, ariko buriya twigishijwe n'Imana. Haleluya. Ntabwo twabyize mu makaminuza no mu mateoloji ahambaye, ahubwo kubaha Imana bigenda bitwigisha nyine. Noneho ngo barabarekura, baravuga bati mugende, ngo bava imbere yabo ngo banyuzwe, ngo banezejwe nuko ibyo Yesu yababwiye bibaye. Ariko hari uwo bakubita imyenda yanacika, urumva gukubita nta kugirira imbabazi, akugaragura hasi, akavuga ati muzane imodoka muze muntwaremo, ntagenda n'amaguru abantu bakambona nakubiswe. Ariko ngo bagiye ngo banejejwe nuko bakorewe isoni imbere y'abantu. Aba ni ba Petero na Yohana. Hari ba Paulo rero, n'ibintu birebire. Paulo sugira ngo nukubita bivuga akavuga
ngo ni ibintu by'abaswa abantu ngo bateze ibitambaro ngo bakabitega n'abana ngo ibintu ngo byiki ibi Paulo sugira ngo yari umuswa ahubwo sugira ngo mu bavuga ko bize abashobora kuba barize nk'ibyo yize ko atari benshi. Uyu nguyu umuntu wari ufite impamyabumenyi z'ikirenga hejuru ndetse mu mategeko ku ngoma y'Abaroma, afite n'ubwene gihugu bw'Uburoma bwari buhenze, akemera igihe kimwe ngo bigeze kumukubita bagira ngo yapfuye, bamujugunya ahantu nk'uko wagira ati yapfuye, baravuga bati azahambwe cyangwa arorere, ngo ababaga Imana bo mu mudugudu ngo bamunyuza mu gitebo, ngo bamumanurira mu idirishya, abaracitse baragiye ajya kwigisha ahandi. Kwizera Yesu sugira ngo ni ibintu wavuga ngo ni ukwigwa urya amafaranga, ntabwo biriho. Oya noneho ndetse n'icyubahiro ntabwo kirimo. Nimbivuga ugire ngo wenda none se ba Paulo icyubahiro bahawe ni ikihe? Icyubahiro baragifite imbere y'Imana n'imbere y'abo bayoboye, ariko ntugire ngo mu bahanzi baragifite. Uyu nundi hari bene data benshi, hari bene data b'Ibugande, wenda tuvuze abo ngabo ushobora kuvuga utaho ni muri Aziya, ni ibintu byabaye kera bimutandapfa kwemera, ariko haruguru mu Bugande hafi ahangaha ahitwa na Mugongo ni amateka azwi, iyo bita les martyrs, abo bahowe Imana. Harimo nigeze kubisoma numvamo ngo harimo n'umwana wari umutegetsi waho ngaho mu bwo buyobozi bwa Kabaka, ngo uwo mwana ise yaraje aramubwira ati mwana wanjye wabivuyemo kuko abandi bagiye kubatwika, kuko wabivuyemo, ngo aragenda ngo mukura mu bandi. Umwana ngo ariruka, erega n'abana bizera Yesu, ntabwo yari umwana muto, yari nko mu myaka za 10 babandi baba bagize igihe cyo bumva ubutumwa bwiza baburikiwe n'Imana. Ega natwe twagiye dukizwa turi bato, kandi Imana mbona igenda ipfugirira neza. Ko ngewe numva narakizwe mfite imyaka 16. Uyu munsi mbona ijambo ry'Imana ni ukuri, na n'uyu munsi ndimo nasenga Imana kandi nizera ko izamfasha. Noneho uwo mwana ngo aranga aravuga ati ntunkura mu bandi, ise ngo yarashatse kumukuramo, ngo umwana byanze burundu. Ise nyine nk'umutegetsi wari icyo avuga ati rero nanjye reka rero yabikoraga mu ibanga, aravuga ati kugira ngo nanjye ntange urugero n'abandi babone uko batwikwa, ngo aragenda abwira umwe mu bari aho ngaho ngo waruzi gukubita cyane, baramubwira ati ndashaka kumva umwana umunkubitira inkoni imwe itagira kabiri agapfa, kugira ngo ntabona agaragurika, kuko buri urukundo rw'umubyeyi n'umwana ruratangaje. Sibyo nababwiye, urukundo rw'umubyeyi ruratangaje n'ibintu birebire. Noneho ngo mukubita inkoni arapfa, amaze gupfa sinibuka uwo mwana niba ari Kizito, wazabisoma wanazabibona, ngo abandi bose bati nimutwike, noneho umwana wanjye arapfuye, nta abandi nimutwike, ngo bahambira mu mbingo ahangaha mu Buganda, bahabwa indirimbo ivuga ngo yaba mfite amababa. Haleluya. Wagize singi by'umwuka upfa kubibona uri mu mubiri, ntabwo bishoboka. Cyabindi abantu bibavuga ngo bafite amasengesho ngo y'iminsi 40 ngo 21 ngo nk'iya Daniyeli. Ntabwo bishoboka, ntabwo cyo kora wakora nk'ibinyoma byo kubeshya. Noneho ab'Ibugande bahamije Imana, bahabwa indirimbo ngo bashya baririmba, abantu baratangara. Ni benshi, twavuga ibintu byinshi. Abana nabakurikiye Yesu, hariho n'abandi bo mu kinyejana cya kabiri, uhereye mu mwaka w'101 102 ukagenda. Hari benshi cyane bitwa Polikarupe, ba Perpetua, n'abantu benshi. Ariko ugenda imbere gato mu kinyejana cya mbere ukareba ba Stefano, uburyo umusaraba wawikoreye. Erega itorero se ugira ngo rirahinduka? Itorero ntabwo rihinduka. Nicyo gituma iyi dini rikayutse, itorero riva mu idini. Noneho
uyu ni Stefano mu kinyejana cya mbere. Hari abandi rero nabo bagiye ku ngoma z'abami ba Nero. Ibyo ni ibintu bizwi no mu mateka no mu mize. Ugiye mu Burayi izo mize wazibona, ariko abantu barabitinya. Noneho ndagira ngo duse n'abagana ku musozo tudatinda cyane. Hari uyu musaraba rero, hari abantu bawutinya. Cyane kimwe bawutinya abantu abasabishwa ba Yesu, abo nta nubwo ari nabi. Ikindi cyiciro cya kabiri, hari abantu bawikoreye none urabananira bakubita hasi, icyo ko bakomeza kwita abagenzi bagana mu ijuru. Abo ngabo rero mw'ibyo byiciro bibiri, hari abantu bawutinye. Uwa mbere ni Yuda Isikariyota, yarawutinye kuko Yesu yigishije abantu. Yuda hari akagenda yumva ubutumwa Yesu avuga, akajya avuga ati uyu mugabo nta kintu tuzamukuraho. Hari umusore ngo w'umutuzi waje asanga Yesu, aramubwira ati ndashaka kugukurikira rwose, ndashaka ubugingo. Yesu ngo aramubwira ati urabushaka? Ati noneho ubwo ushaka rero ubahiriza amategeko y'Imana uyumvire. Ati yose uhereye mu buto bwanjye narayubahirije. Kandi kuko ngo Yesu amwitegereje asanga yarayubahirije. Aramubwira ati usigaje kimwe, ndati kimbwira nacyo niteguye kugikora. Kugikomeye cyo Yesu aramubwira ati imari ufite, ngo yaramutunzi, tubutunzi bwose ufite ugende ubugurisha ubuha abakene, urangize tujye twiga tugendana mu misozi tujyana hirya no hino tujye kubwiriza. Bibi ikibazo gikomeye ngo umuhungu yagiye inyuma, ababa yavuga ati nashaka kujya mu ijuru ariko birananiye. Yuda ngo yaritegerezaga avuga ati bya bintu nuku. Icyo ni kimwe. Ikindi, hari ahantu Yesu yenda kubambwa, yagiye gusura abantu ku Yesu yagiraga inshuti, ngo agezeyo ngo baramwakira. Umukobwa umwe ngo Yesu yari yaragiriye imbabazi amubarira ibyaha byinshi, ngo yari afite amavuta ahenze cyane, igiciro cyari hejuru. Ngo afata ya mavuta aragenda yasuka ku birenge bya Yesu, ayasuka ngo niba ari icupa icyo yarimo cyose birarangira, amavuta ngo atama mu nzu. Ngo arangije afata umusatsi ahanaguza ibirenge bya Yesu. Ngo amavuta aratama hose, bituma Yuda aho yaravuga ati niko uyu mugabo ndabona nta kintu nzamukuraho. Ubu se ejo wundi wa musore mutunzi dirye mubwiye, none dore nibi bintu byari kuzadutunga. Kandi ngo yari umubitsi w'impiya, niwe wazibikaga. Abantu bakunda amafaranga ntibishoboka. Ibi ngibi ndabizi neza kuko abo tuvugana ni benshi ubu ngubu, hariho n'abandi bazabyumva ku mbuga nkoranyambaga. Ariko umuntu wese ukunda amafaranga ntibishoboka ntibizanashoboka, ntabwo azaba umwigishwa wa Yesu, nta nubwo azaba uwe. Yuda ngo arabera aravuga ati ngo yanga kuri pfana, aravuga ati ariko uzaye mavuta, ati bamwe muri mwe bagabanza mutazi n'agaciro kayo. Harimo nk'aba Petero baroba, bari bazi iby'amasamaki, ntabwo bazi ibintu bihenze. Ubura ahantu ushobora kugera wabona ibintu ukagira ngo bigura make, naho bihinda cyane. Yuda rero nk'umuntu nawe wari warize, buriya na Yuda nawe ngo yari yarize cyane, baravuga ati si ubu koko aba bantu bazi agaciro k'aya mavuta. Ngo Yesu aramwitegereza. Yesu yarabaga mu mutima, arambwira ati abakene muri kumwiteka, ariko genda. Ngo Yuda niho yagize n'umutima mubi, aravuga ati omva nta nicyo nsigaje, reka nzajye gushaka abantu bamwanka, wenda hari icyo bizahindura, ndumva ntabivamo. Uyu ni Yuda, ni umuntu watinye umusaraba, we yawutinya kiwubona, ntabwo yigeze abikorera n'umunsi n'umwe nubwo yagendanye nawe. Uwo ni umwe. Hari abitwa ba Gehazi, abo ngabo baratinye. Elisa yabaga mu buryo buciriritse, ariko ngo Namani amuzaniye ibiguzi, Elisa yanze kubyakira, mubwira ati gendere n'ubutunzi bwawe ugende. Gehazi arabireba ati n'ukuntu twari dukennye, twari tugiye gukira, none Elisa arabyanze, ngo aca guhinga nyuma arirukanka. Yanze kubana na Elisa kuko yabonaga Elisa adafite ibishamaje, ya myenda yo gukuranwa iki, ngo arirukanka. Uwo nawe yanze kuba mu murimo w'Imana, abitewe nuko abona rimwe na rimwe Elisa hari ubwo yambara imyenda umwenda ugashira icyumweru atahinduye bibiri, kandi akeneye kugira ngo Gehazi we agaragare afite imyenda kurana.
uwo ni umwe. Hari abitwa ba Dema n'ibintu byinshi. Imana idufashe, reka tugarukire hafi. Imana izadufasha, ariko gusa ndashaka kubwira ko kwikorera umusaraba iminsi yose ugakurikira Yesu ari cyo kiguhesha kuba umwigishwa we. Kandi ntugire ngo ubwo iyo umaze kuba umwigishwa uburangije, kuko kwigishwa se ni iki? Kwigishwa ni ukwigishwa nyine, azakunyuza aho wiga, azakunyuza aho wiga. Imana itugirire neza. Ndagira ngo rero duse n'abegera umusozo. Aya magambo Imana iyampa ntabwo yamere kugira ngo nkuke umutima, oya, sina kugira ngo nkukure n'abandi, ahubwo ni gukora imibare yo kujya mu ijuru. None ndagira ngo nkubaze mwene data nkurikiye ubu ngubu n'abazankurikira hanyuma, ab'Imana izashima ko bumva ubutumwa bwiza. Uyu musaraba warawikoreye. Niba warawikoreye rero, kwari iminsi yose, ntabwo waba warawutuye. Nari mvuze abantu bawutinye, ariko rero n'abawikoreye urabananira. Ndashaka ko urugero rw'umuntu umwe wenda tukagarukira aho ngaho. Imana izadufasha. Uwitwa Dema. Uwo Dema yagendanye na Paulo babwiriza ubutumwa muri Asiya yose. Aziya, iyo bavuze Aziya nyine urebye no ku ikarita y'isi ishobora kuyibona, urabona ko Aziya isa n'ifatanye na Afurika ndetse n'Uburayi, mbere yuko bashyiramo buraboneko bwa Suez, ikira uramo Kanari ya Suez, byari bisa n'ibifatanye, ku buryo babwirizaga ubutumwa bakagera no mu Burayi, bakagera no muri Afurika yacu. Dema ngo yari afite impano yo kubwiriza no kwigisha cyane, Paulo akamukunda n'abandi benshi. Yari timu iri kubwiriza ubutumwa bwiza, abamisiyoneri, hari abamisiyoneri. Noneho Dema ngo ageze i Tesalonika asanga ubucuruzi. Birashoboka ko yakijijwe, ariko mbere yarigeze no gucuruza hari ntawamenya. Ngo ageze i Tesalonike arakata, aravuga ati ibi bintu ngenda umunsi wose nkabura amazi yo kunywa, ibi bintu niriwe ngenda simbone naho kuryama hankwiriye, ibi bintu mbwirirwa nirije ubusa, hakaba nubwo mbwiriwe byabuze. Aravuga ati jewe rero nkatiye i Tesalonike. Paulo ngo aramubura, ko Paulo yandikiye Timoteyo, aramubwira ati ubu nsigaye ndi kumwe n'umugabo witwa Luka wenyine witwa Somi. Uyu nawe kandi ngo yari dogiteri, yari umuganga, ariko yari yarahisemo kwizera Yesu. Dema rero w'iminaniruko, umusaraba yarawutangiye uramunanira. Umuri yavuga abantu benshi, yewe Imana itugiriye neza. Gusa ndarangiriza kuri Petero nawe umusaraba wamunaniye, ariko yaratarahabwa imbaraga, agera nubwo yihakana umwami Yesu, aravuga ati simuzi, ndetse ngo agera ubwo yirahira akirenga. Ariko urukundo rw'Imana, haleluya, Imana yatoranyije, Imana yahamagaye ikabona kuko umutima we yaramaramaje, ntabwo azagwa burundu, Imana izamutarura, haleluya. Noneho uyu Petero nawe yarihakanye biramugora, ariko igihe kigeze arahamya, haleluya, arahamya hari i Roma mu Butaliyani. Ndetse bamwe bavuga yuko kiliziya ikomeye cyane, niba atari yaherutse gushya simbizi, Iburayi sindagerayo simpazi, nuko nguko, usibye ko no kugerayo simbishishikariye, nta mpamvu mfite zo kujyayo. Aho ngaho Petero yarahamirije ngo bamubamba acuramye, yanga kwigereranya na Yesu. Ndagira ngo rero nkubaze, twatiri mu mwanya wo gutanga igisubizo imbere y'Imana.
ndagira ngo nkubaze uyu musaraba wakomeje kuwikorera uri umugore hari uburyo yikorera umusaraba we uhereye akibimenya kugeza igihe aviriye mu mubiri wakomeje kuwikorera uri mushaka kuwutura umugabo hari uburyo yikorera umusaraba umusore umukobwa hari uburyo yikorera umusaraba aho ntutangiye kuwinubira ntutangiye kumva ahari hari ukundi byagenda ukawuruhukaho hari indirimbo abo nyibuka neza umva amarepetisiyo ntituyaherutse hari indirimbo yakorara abarinzi yo mu iri torero muri Pentecote mu Rwanda ivuga ngo uyu musozi uraterera cyane urahanamye uraterera ushaka kuwuzamuka nukwiyanga ukawuzamuka nukwihara ukawuterera ukibagirwa iminsi myinshi ukikorera umusaraba wawe uwikorereye wowe wenyine kuko nawe ashobora kuwukurura wakwikorerera umusaraba wawe Mana tugiriye neza n'ibindi byinshi warawikoreye kugeza uyu munsi ese ntutangiye gutinya ariko intwari y'umwami ntiyita ku by'isi nikwijimera ngo ibashe kunesha niwita ku by'isi kuneshwa kwawe bise kugaragara ariko nutabyitaho nutita no ku bugingo bwawe ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki n'urupfu rurimo nasuza wowe wa mbere upfuye erega ngo munsi y'igicaniro ayo magambo ari mu byahishuwe ngo imyuka yabera ngo irataka biravuga ngo mwami uzaza ryari guca amateka ngo uhorere amaraso yacu yamenywe ngo nuko ngo amajwi yawe yagera imbere y'Imana cyane bataka batyo ngo Imana ikohereza marayika haleluya ngo akabashyirira ibishura buri wese igishura cye ngo bawihanganye ngo n'ikindi gihe gito ngo hari abandi bene so nabo bagiye kunyuraho mwanyuze abo bene se ni bande ndagira ngo wibaze icyo kibazo niba uri gutinya ubu ngubu kandi byoroshye niba uri bagutinya ubu ngubu kandi byoroshye wambaza uti se wowe ntutinya ariko reka nkubwire ntabwo mfite ubwoba bw'ikintu cyose n'ubu ngubu nta kindi mo gutinya wenda byashoboka ko umuntu ashobora kugira ubwoba ariko hari imbaraga kuko Pawulo yavuze ngo mukomere mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi ndagira ngo nkubaze abantu benshi umusaraba barawutinye babaye abanyedini nk'abari abandi bose mubona ubwo abo ngabo icyo kora muri bo hari abawutinye hari ijambo ribahumuriza Yesu yavuze ngo ni muri Matayo abwira abantu ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange baruhure ngo kuko kunkorera bitaruhishe ngo n'umutwaro wanjye utaremereye mvuze umutwaro simvuze umusaraba ibyo Yesu aguha gukora none se burya ngo ni wowe ubikora ni wowe uremera akaza akabikorera muri wowe abawutinye nimutinyuke namwe mu bintwari sageze ngo ubutwara umuntu apfa kububona ariko hari igihugu haleluya tuzabamo izo ntwari zose tuzababona Imana tugirire neza ndagira ngo dusenga Imana we kuba mu bawutinye nka Yuda tinyuka ba Petero si birangirire urumva uyu munsi tutabirata niyo mpamvu abantu bose ujya kumva umuntu yitwa Petero ariko se witwa Yuda wamukura hehe ubu hari umuntu wakwita umwana we Yuda mugambanyi kandi ukuntu Yuda ryari izina ryiza njye nasanye muri Bibiliya nsanga ngo Yuda bivuga umugisha ariko ushobora no kugira umugisha ntuwiteho bwa buntu bw'Imana
ukabupfusha ubusa. Ndagira ngo tugusengere Imana. Numva tugiye gusenga Imana, numva twasenga Imana uyu musaraba turi bwikorere n'ukwemera karengane n'ibyago n'ibibazo, niba dushaka ubugingo buhora, niba dushaka kuba ba Yesu. Ariko mu gihe cyose ufite ubwoba, baranyirukana ku kazi, bazanyica, imiryango izanyanga, nzatakaza icyubahiro mu muryango we wacu, hitamo ibyo nibona aribyo bikubereye byiza. Ariko nabyo birarangiye. Ibyiza birihe? Ntabyo. Nta byiza biriho. Isi irarangiye, irashize, nta byiza biriho. Ngira ngo n'abapagani ntibamerewe neza, nangwa no kwibera muri Yesu. Haleluya. Yanguwe neza muri Yesu hamwe na bene data. Turifuza kubasengera Imana rero muri iki gihe cya COVID-19. Materaniro nyine ntabwo yemewe, dukurikije ibyo leta zitubwira, ariko hari uburyo bwo kwihana, hari uburyo bwo kwihana. Imana ibukwigisha ubumenyi, Imana igufashe. Waza rero ugasanga Yesu akakuruhura, kuko umusaraba wawe warakunaniye, ndetse n'ubu ngubu urenda gukubita hasi. Ariko saba Imana ikugirire neza. Abandi bo barawutinye, ariko abawutinye nabo turababwira ngo nimutinyuke, kuko indirimbo twabivuga ngo uwabatinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu. Yesu abahe umugisha. Ndumva twagarukira ahangaha, Mwuka we yakwigishije, Imana yabanye nawe. Gusa ndagira ngo umenye yuko atari by'amagambo, nukubara. Ntabwo nsubiye inyuma mu kwigisha, nukugira ngo umenye ko ari ukubara. Abakunzi by'isi babigundiriye, abakunzi b'amafaranga n'ubundi butunza amazu, ibyubahiro, imyanya runaka y'ibyubahiro mukayikomeraho cyane, muraba nk'abamwishakira ndamu, tuzabona murembeye murangiye byarangiye. Imana itugirire neza. Cyakora sicyo twifuza, usibye kuko abarutangiye bose siko bazarurangiza, kandi hariho na bamwe mu bari ab'imbere bazaba ab'inyuma, na bamwe bari ab'inyuma bakaba ab'imbere. Imana itugirire neza. Numva twasenga Imana, aho uri wagira iki cyifuzo cyo kwinginga Imana, ukamenya uwo musaraba wawe ukawikorera kugeza ku ndunduro. Imana itugirire neza. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese mwiza, Imana yitegereza ikamenya umutima w'umuntu wese. Haleluya. Ndagushimye kuri Imana uzi imitima yacu twese, waraduhamagaye turaza, rero wadushoje kwitaba. Hari byavugiraga hirya mu matwi bishaka kutubuza kuza, twaraje. Dushoboze twikorera umusaraba, tugukurikire, twemera uko twigisha, twemera aho tunyuza, aho ubwenge bwa kamere butabasha kudusobanurira icyo gukora, ariko Umwuka wera akakitubwira. Dufashe, utugirire neza Mana. Sengeye abatuye umusaraba kugira ngo bagirire neza, bongere bikorere kandi banezezwe nawo. Sengeye abawutinye, abagize ubwoba, wabagirira neza Mana. Imbata zawe zikiboshywe na Satani zatinyuye umusaraba, wazitinyura, kuko igihe kigeze kugira ngo ishyo ryawe, umukumbi wawe wegerane, kugira ngo umugeni atahe. Fasha ubwoko bwawe, ugirire neza abantu bawe, kugira ngo hatagira unanirwa, kandi igihe cyo guhembwa cyari kigeze.
tugirire neza Mana udufashe turinde kuba bamugundira iby'isi n'abamukunda faranga ahubwo duhe gukunda ubugingo kurutisha ibindi byose. Urakoze Mana ndagushimye kuko wumva kandi uzaturwanirira ukaturengera ukadufasha kuko watwoherereje umufasha umwuka wera kandi ari kumwe natwe ntitubishidikanya. Ibimenyetso turabibona by'ukuri kumwe natwe, ntabwo uzaduhana uzabana natwe. Komeza gufasha ubwoko bwawe, komeze kutugirira neza, nanjye unyifashirize komeze kungirira neza. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen.